uko mumenye rero kuri aya masaha n'umwanya w'ikiganiro cy'ikigo cy'igihugu gishinzwe guteza imbere ubuhinzi n'ubworozi RAB. Uyu munsi rero tukaba tugiye kuganira ku ngingo ebyiri zifatika. Turaganira ku bijyanye n'uburwayi bw'indwara ya Muryamo ku ngurube, ndetse turaza no kureba no ku buryo bwo kubaruza inka zigashyirwa muri system kugira ngo ikigo cy'igihugu kigiye kibasha kubona neza ibijyanye n'imibare ndetse n'uko gishobora gutegura ibijyanye n'ikingira n'ibindi bitandukanye. Kumwe rero n'abatumirwa muri studio mu kanya gato ndaza kuba mbakira, hanyuma batuganirire kuri izi ngingo zombi uko ari ebyiri. Hanyuma kandi namwe muraza kubana natwe muri kiganiro, muraza kuduhamagara kuri telefone nk'ibisanzwe 0788503405. Muraza no guca ku rukuta rwa Facebook ni Radio Huye, ni Facebook page yacu, hanyuma muze kubona post nashyizeho, hanyuma namwe mutangeho ibitekerezo kandi biraza kuba ari inyamibwa muri iki kiganiro. Nk'ibisanzwe rero je nitwa Jean Marie Vianney Nshimimana Semutamba, nashaka kwemba ikaze mu kanya gato cyane. Mu kanya gato reka tuza duhite dutangira twakira n'abatumirwa. Uko navugaga rero mbahaye ikaze, ndi kumwe na Diedone Mugiraneza, akaba ari umuyobozi wa station ya RAB ya Nyamagabe. Mbahaye ikaze muri iki kiganiro. Murakoze cyane. Hanyuma kandi ndi kumwe na Vedaste Nteziyaremye, nawe akaba ari umukozi wa RAB kuri station ya Rubona. Namwe mbahaye ikaze muri iki kiganiro. Murakoze cyane. Hanyuma rero tugiye guhera ku bijyanye no kwirinda n'ubundi ndetse no kurwanya Muryamo mu bworozi bw'ingurube. Reka duhite dutangira, mbaze kandi Vedaste mpite mubaza ubundi Muryamo ni indwara imeze gute? Iyi ndwara yandura gute? Murakoze cyane. Muryamo w'ingurube niko yitwa mu rurimi rwacu, noneho mu ndimi za Kinyarwanda yitwa African Swine Fever cyangwa se Peste porcine africaine. Ni indwara rero iterwa n'agakoko ko mu bwoko bwa virusi, akaba ari indwara y'icyorezo yandura cyane. Iyo yagaragaye ifata ingurube nyinshi kandi nyinshi muri zo zigapfa. Kubera rero ubukana bw'iyi ndwara, iyo yagaragaye mu bworozi aha n'aha, ikintu cya mbere cyihutirwa ni ukuyimenyekanisha. Kuyimenyekanisha mu buyobozi bw'ibanze kugira ngo hafate ingamba zijyanye n'ubwirinzi. Ni indwara rero kandi ifata ingurube zo mu byiciro bitandukanye, ariko icyiza navuga nuko ari indwara ifata ingurube ariko itanduza abantu. Yego. Nkomeje rero uko Muryamo w'ingurube yandura. Ingurube nzima yandura iyo iriye ibisigazwa cyangwa se tuvuga ibishingwe birimo inyama cyangwa ibizikomokaho byakomotse ku ngurube yanduye. Aha ngaha byumvikane neza yuko n'ingurube irwaye ishobora kwanduza ingurube nzima mu gihe zihuye zirimo no gusangira. Yego. Murakoze. Murakoze cyane. Hanyuma noneho reka duhite dukomeza, n'ubundi hari umuntu ubona ingurube yirwaye akaba avuga ati ibyo ari byose ni Muryamo cyangwa se ni noneho twagira ngo tumenye noneho ni ibihe bimenyetso noneho bihari bishobora kuranga indwara cyangwa se bishobora kuranga ingurube yarwaye iyi ndwara ya Muryamo. Murakoze cyane. Ibimenyetso bya Muryamo birivugira. Akenshi iyo ingurube yafashwe n'indwara ya Muryamo itangira igaragaza ibimenyetso akenshi hagati y'iminsi 5 n'ikenda. Bivuze ngo iyo mikorobe yinjiye mu mubiri, itungo ntabwo rihita rigaragaza ibimenyetso. Ibimenyetso bitangira kugaragara hagati y'umunsi wa 5 n'umunsi wa 9. Yego. Nicyo bita incubation period. Ubwo mikorobe yinjiye mu mubiri hagati y'umunsi wa 5 n'uwa 9 nibwo cya kimenyetso cya mbere cy'ingurube kigaragara. Ibyo bimenyetso bigaragara ni ibihe?
akenshi iyo inguru iriya mikorobe yo mu bwoko bwa virusi yinjiye mu mubiri w'ingurube, ingurube izana umuriro mwinshi cyane. Ubundi tumenyereye ko ingurube nzima ubundi igira umuriro uri hagati ya 38 n'igice, ubwo ni ingurube nkuru, ariko ingurube ntoya zikagera muri temperature cyangwa umuriro uri hagati ya 39 n'ibice 8 gutyo. Iyo rero ingurube yafashwe n'indwara ya muryamo, umuriro urazamuka ukagera kuri temperature 41 bikagera no kuri temperature ya 42. Yego. Iyo uwo muriro wazamutse rero akenshi bimara iminsi imwe, ubwo ingurube yacu yarwaye. Iyo bigeze kuri ya minsi imwe wa muriro wazamutse wageze kuri dogere 41 kugeza kuri 42, mu gihe cy'iminsi ine wa muriro bagabanuka ukaza munsi y'iya temperature normale nababwiye, ikagera munsi ya 38.7 ikaza muri 37 na 36. Yego. Ikindi kimenyetso, iyo uwo muriro waje birumvikana itungo ritangira gucika intege. Ryacika intege ingurube ikabura n'ubushake bwo kurya. Ukabona ingurube yigunze. Hari ikindi kimenyetso navuga gisa naho ari ikimenyetso makuka, nuko iyo ingurube ibimenyetso mvuze haruguru byatangiye kugaragara mwoza bibonye, atangira kubona amabara atukura, akayabona ku matwi, ku nda no ku maguru. Icyo gihe itangira guhumeka nabi. Yamara guhumeka nabi, rimwe na rimwe ugasanga izanye amaraso mu mazuru cyangwa ugasanga irimo kuyituma. Zimwe mu ngurube rero zimaze kugaragaza bino bimenyetso, hari n'izitangira guhitwa, ugasanga zigize rwose diare mbi cyane, ugasanga ikiraro hirya no hino hagaragaramo yuko ingurube irimo guhitwa. Ku ngurube zihaka rero, kubera uriya muriro navuze kuri ya gucika intege, zimwe na zimwe ziraramburura. Noneho ugasanga ingurube yazanye ibyo bimenyetso ifuye hagati y'iminsi 2 kugeza n'3. Ariko habyumvikane neza, hari n'igihe ingurube bitewe n'ubukana bwa virusi bwinjiye mu mubiri, hari ingurube zipfa zitaragaragaza n'ibimenyetso. Icyo gihe rero niho umworozi agomba kwigengesera, hanyuma akareba umuganga umuri hafi akaza akamurebera n'iki cyabaye mu bworozi bwe. Yego, urakoze cyane. Hanyuma umuntu ashobora kwibaza se iyi ndwara noneho ya muryamo yabigira umuti, yabigira urukingo, byabihagaze gute? Murakoze cyane. Ntangira mvuga muryamo y'ingurube cyari cyo, navuze ko iterwa n'agakoko ko mu bwoko bwa virusi. Iyi ndwara rero ubundi nta muti igira, nta rukingo igira. Yego. Hanyuma rero niba nta muti n'ubundi nta n'urukingo, n'ubundi aborozi bahita bibaza bati noneho byagenda bite, n'iki cyakorwa kugira ngo noneho iyo ndwara umuntu cyangwa se umworozi abashe kwirinda amatungo ye? Murakoze. Nibyo koko aborozi barimo kutwumva bafite amatsiko cyane. Niba indwara nta muti, niba indwara nta rukingo, twavuze ko ari icyorezo gikomeye. Iyo cyaje mu matungo menshi arafatwa kandi agapfa ku bwinshi. Hari uburyo rero butandukanye bwo kwirinda muryamo y'ingurube. Icya mbere nagikomojeho ni ukumenyekanisha uburwayi. Navuze ko iyo ari indwara y'icyorezo, umworozi akayibona arayimenyekanisha kugira ngo ubuyobozi bubishinzwe bufate ingamba zihamye z'ubwirinzi, icyo twita biosecurity. Muri izo ngamba rero harimo kwirinda kugaburira ingurube ikintu cyose cyakomotse ku ngurube irwaye. Aborozi bakunze kugira umuco yuko ingurube ari indya byose, haba hari ahantu babaze ingurube niyi bakagenda bakazana ibisigazwa by'iyo ngurube bakaza bakayigaburira za ngurube zindi. Buriya birabujijwe mu rwego kugira ngo dukumire twirinde ino ndwara ya muryamo. Ikindi, iyo umworozi yabonye biriya bimenyetso, yirinda nkuko twavuze maze kubivuga haruguru, yirinda yuko ingurube nzima yagaragaje biriya bimenyetso igomba guhura n'ingurube irwaye. Nkuko kuvuga yuko iyo wabonye ingurube irwaye uyikura mu bworozi ukayijyana ahantu hahonyine ku buryo itaza guhura n'izindi ngurube zikiri nzima. Aha
ahangaha nawe twumva nabyo babyumva yuko niba wabonye ingurube irwaye ufite umukozi ukoramo, hari ibigomba kwitabwaho kugira ngo ya ngurube bitazavaho yanduza izindi. Akenshi aho hantu uyishyira ukwayo, uyishyira mu kiraro kiri ku ruhande, ku buryo niyo agiye gukora isuku cyangwa agiye kugaburira izindi ngurube, ahera mu biraro bifite ingurube nzima, agasoreza muri cya kiraro kirimo ya ngurube irwaye. Yego. Ikindi nuko aborozi bagomba gusukura neza ibiraro hakoreshejwe imiti yica turiya udukoko. Hari imiti twavuga, hari iyo bita virocide, hari iyo bita D4, creoline, ni imiti myinshi itandukanye mu mavuriro, mu mafarumasi atandukanye acuruza imiti ivura amatungo, harimo imiti itandukanye. Ikindi nuko umuntu wese winjiye mu kiraro, yaba umushumba, yaba n'iri famu, yaba umuganga w'amatungo uje kuvura, hari ibintu agomba kwitwararikamo. Icya mbere agomba kwitwararikamo nuko ubundi yakagombye kwambara imyenda mishyashya asanze aho hantu kuri icyo kiraro. Bakamwambika igisubeti giturutse aho ngaho, bakamwambika bote ziturutse aho ngaho, akabanza agakaraba intoki neza n'isabune kugira ngo niba hari ahantu yanyuze yakoze kuri ya virusi ataza kuyijyana muri icyo kiraro agiye kwinjiramo. Ikindi nuko iyo ugiye kwinjira mu kiraro, ubundi hari ahantu habugenewe bashyira umuti ku buryo umuntu abanza gukandagiramo. Niyo yaba yambaye ya myenda, bamwambitse za bote, ariko ni ihame yuko umuntu wese ugiye kwinjira mu bworozi cyangwa mu kiraro cy'ingurube agomba gutandagira muri wa muti wica twa dukoko. Yego. Ikindi nuko hagomba gukorwa igenzura no gukurikirana uko ingendo z'amatungo zikorwa, kuko biri mu bishobora kuba byakwirakwiza iriya ndwara. Murakoze. Hanyuma rero umuntu ashobora kwibaza n'ubundi indwara nk'iyi ngiyi ari indwara iremereye, cyane cyane ku borozi. Hari abakora umushinga nk'uwo ubworozi bw'ingurube, iyo hajemo Muryamo nk'uko wenda ingurube zabo zikaba zashira cyangwa zikaba zagira iyi ndwara, bigenda gute? Ese hari ubwishingizi bwazo? Ibyo bihagaze gute? Murakoze. Mbere yuko tugera ku bijyanye n'ubwishingizi ku mworozi n'uyu, reka ngaruke gato icyo umworozi agomba cyangwa asabwa mu rwego rwo guhangana na Muryamo. Kugira ngo aborozi bashobore guhangana na Muryamo, nuko hirya no hino mu turere hirya no hino hari ahantu usanga abantu bakiragira ingurube, ugasanga bamwe baragira ingurube ku gasozi. Biriya ntabwo byemewe kuragira ingurube ku gasozi, rwose ni bibi. Aborozi babicikeho, biri mu bimwe bituma byakwirakwiza indwara ya Muryamo. Bagomba kororera mu biraro. Ikindi kugira ngo dusaba aborozi kugira ngo duhangane n'ino Muryamo y'ingurube, nuko ubundi umuntu wese ushatse kugurisha ingurube kuyivana mu rugo akajya kuyigurisha ku isoko, ntabwo byagombye gukorwa ngo umuntu aryame noneho mu gitondo nabyuka ati ngiye kugurisha ingurube yanjye. Ishobora kuba ya ngurube irwaye, yageza mu isoko kubera ko hahuriye n'izindi ngurube nyinshi, ugasanga ya ngurube yanduje izindi nyinshi cyane. Ahangaha rero tugira inama aborozi yuko umuntu wese ugiye kugurisha ingurube yagombye kubihererwa uburenganzira na veterineri w'umurenge. Umurenge akabanza akagenzura ya ngurube, cyangwa se niba nyinshi akazigenzura, akareba niba nta bimenyetso zigaragaza, noneho akamuha icyo cyangombwa kigaragaza ko ya ngurube ye igomba kujya kugurishwa mu isoko. Ikindi nuko kibujijwe ku borozi, birabujijwe kandi birazibirizwa kubaga ingurube irwaye cyangwa yapfuye izize uburwayi bwo ari bwo bwose, kubera ko ubaze ingurube yarwaye uri mu gukwirakwiza ya ndwara. Barwe kandi kurya ingurube yipfushije kubera ko ntabwo ubuzi cyayishe. Ikindi birabujijwe kugaburira ingurube umwanda w'ibisigazwa by'ibiribwa byatetswe biturutse mu gikoni. Ahangaha ibisobanuro yuko ibiryo byatetswe ntabwo tuzi ngo ni ibiryo byaturutse hehe. Ushobora kuba hari ibiryo wenda harimo ibikomoka wenda ku ngurube, harimo inyama z'ingurube. Icyo gihe rero ni ukwigengesera kugira ngo bya bisigazwa biturutse mu gikoni bitazaba intandaro yo kugira ngo ujye kwanduza za ngurube zawe urimo kuzigaburira. Ikindi ni uko bagomba gukaza isuku
n'ubwirinzi mu bworozi bw'ingurube. Iki koko tugomba kugishimangira kubera ko nta kundi twakwirinda ino ndwara tudashyize imbaraga mu bijyanye n'ubwirinzi. Ikindi nabivuze, igihe cyose ubonye ikintu kidasanzwe mu bworozi bwawe ntagomba kubyihererana. Hari igihe ubona ikimenyetso iki n'iki ukavuga uti ntabwo bikomeye, ugasanga ntabwo ubwiye muganga w'amatungo hakiri kare kugira ngo aze agufashe. Nkomereje ku kibazo mwari mumbajije kijyanye n'ubwishingizi tugenda n'ubundi twihutamo. Yego. Iyi ni inama yihariye twabwira aborozi yuko bagomba gushyira ubwishingizi ingurube zabo. Ahangaha burya ubwishingizi ni ikintu cyiza kubera ko iyo ingurube yawe ipfuye, reka mbivuge gutya ko baragushumbusha. Ariko ahangaha reka twumve neza bagushumbusha gute. Ibigo by'ubwishingizi ntabwo bishumbusha umuntu wagize uburangare mu bworozi ngo uzagende ugabure kwa kundi maze kubivuga, ibisigazwa byaturutse mu gikoni, ibindi byo byaturutse ku ngurube yipfushije, icyo gihe n'ubigabura ingurube igapfa, ubwishingizi ntacyo buzakumarira. Ahangaha rero ubwishingizi bishingira umuntu wakurikiranye rwose itungo rye neza, niba ryarwaye akarivuriza ku gihe, akishingira bakamenya yuko abantu boroye ingurube za kinyarwanda ubwishingizi bwo ntabwo babikora. Ubwishingizi bukorwa ku ngurube z'ibyimanyi n'ingurube z'inzungu. Ahangaha rero ikigo cy'ubwishingizi kigenwa kandi kikabarwa hashingiye ku gaciro kari ku isoko. Akenshi ku ngurube ikiguzi mbumbe cy'ubwishingizi ni 6%, kandi ubwishingizi bugafatwa ku ngurube iri hagati y'ukwezi kumwe ivutse gusubiza hejuru. Ingurube ifite munsi y'ukwezi ntabwo yishingirwa. Ahangaha reka mbahe nk'urugero wenda abatumva babisobanukirwe ikijyanye n'ikiguzi mbumbe ayo mworozi yishyura n'ayo leta imutangira. Dufata ingurube yagenewe agaciro k'50,000. Ubundi ikiguzi mbumbe ni 3,000. Bivuze ngo hatarimo nkunganire umworozi yagombye kugira amafaranga 3,000. Ubwo ni ka 6%. Ni ka 6% ka cya giciro cyo 50. Noneho rero kubera ko hariho nkunganire ya leta, umworozi yishyura 60% bya kare agaciro. Noneho leta ikamwishyurira 40. Bivuze ngo yangure kwagira amafaranga 50, umworozi yishyura amafaranga 1,800 gusa. Noneho leta imwishyura 1,200. Birumvikana rero rwose kudashyira ingurube mu bwishingizi, ugasanga ingurube yarapfuye. Izi kino kirero cya Muryamo ntabwo ubwishingizi wabugiyemo wenda bagushumbushe, ni igihombo gikomeye. Hanyuma noneho n'ibintu byishingirwa wenda ku ngurube yapfuye iyo ariyo yose, umuntu ashobora guhita avuga ati narishingijwe n'ubundi bagomba kumpa amafaranga, cyangwa bigenda gute? Oya, nabikomoje hari urubuga atuye. Hari ibintu byishingirwa n'ibitishingirwa. Impanuka ngiye guhera ku byishingirwa. Impanuka tukaba nk'inkuba, imyuzure, inkangu, kurumwa n'inkuba, hari n'ahantu mu bihugu bitandukanye ugasanga haje umuyaga mwinshi cyane wagiye wica amatungo, ibyo birishingirwa. Ibyorezo nk'icyo turi kuvuga bya Muryamo birishingirwa. Indwara zica zavuwe ntizikiri na Muryamo irimo. Kuko indwara iraje, veterineri yavuye, indwara yanze gukira, icyo gihe birishingirwa. Ingurube yasabwe gukurwa mu bworozi bisabwa n'umuganga w'amatungo. Buriya hari ukuntu umuganga w'amatungo ashobora kureba akavuga ati iyi ngurube uko ndimo kuyibona ndabona nta musaruro izatanga, twagombye kuyikura mu bworozi. Veterineri akavuga impamvu iyo ngurube igomba kuva mu bworozi. Ibyo birishingirwa. Ibitishingirwa rero ni iki? Uburangare, kuvuza nabi nabikomojeho, kurigaburira bya bintu bishobora guteza impanuka rikaba ryapfa, byose ntabwo byishingirwa, ni uburangare bw'umworozi. Ikindi ni ubujura. Ahangaha ubwishingizi ntabwo kubera ko mbona ubujura ni nk'uburangare, cyangwa uruhande rumwe ntabwo ari uburangare, ariko ubwishingizi ntabwo. Ikindi hari abantu bica amatungo babigambiriye. Usanga umuturage afite nk'itungo ntabwo aryishimiye, reka mbivuge gutyo, ugasanga ngo bazanshumbushe wenda bampirirenzeho. Ibyo nabyo ubwishingizi ntabwo rwose aba yizeye ko hari undi hari
abayizeye ko yashyize mu bwishingizi yumva nyine hariho gatari ku bundi waribaga n'ubundi leta ntizamshumbusha. Hanyuma haba hari wenda ibihano cyangwa se hari ikintu giteganyijwe, urumva hari abantu nk'uko mwamaze kubivuga, mwamaze kugaragaza uburyo bw'iyi ndwara ya muryamo, birumvikana ko ni icyorezo kandi gikomeye gishobora gukwirakwizwa ibyo ari byose n'umworozi agenda aragira cyane ku gasozi cyangwa se agenda azana inyama z'izindi zipfushije akazigaburira amatungo. Nta kintu giteganyirizwa umuntu wenda ushobora kuba yateza iki cyorezo n'ubundi mu ntuza mu matungo, kuba umworozi watuma iki cyorezo kigenda gikwirakwira ahantu aho ariho hose? Itegeko riravuga neza. Hari itegeko nimero 54 ryo mu 2008 ryo ku itariki 10 z'ukwa 9 mu mwaka wa 2008 rigena uburyo bwo kwirinda no kurwanya indwara zanduza amatungo mu Rwanda. Biteganya ibihano ku muntu wese unyuranyije n'ibikubiye muri iri tegeko, birimo igifungo kiri hagati y'amezi 3 n'imyaka 2. Urumva ko bitoroshye, harimo no gufungwa. Babantu bakerensa rwose ugasanga barimo gusa naho bakwirakwiza ino ndwara kandi bamenye ko indwara ihari, banabimenyekanishije, bano bantu bazahamwa bikomeye. Ikindi ni uko acibwa izahabu iri hagati y'ibihumbi 100 na miliyoni 5 cyangwa kimwe muri ibyo bihano. Numva ko bitoroshye, ibintu bikomeye ahubwo cyane. Aborozi bari kutwumva rwose bagomba kwigengesera, hanyuma bakareba ko iki cyorezo n'ubundi cyagabanuka, umusaruro n'ubundi ukiyongera cyangwa se ubworozi bwabo bugatera imbere. Hari yindi nama mwatugera kugira ngo wenda ingingo tuyisoze turebe na yindi ijyanye no gushyira inka mu ikoranabuhanga cyangwa se amatungo mu ikoranabuhanga? Inama yo nabivuze, icyambere kugira ngo duhangane n'indwara ya muryamo no gutanga amakuru. Ukibona ikintu kidasanzwe mu bworozi bwawe, hamagara veterineri ukwegereye. Veterineri ukwegereye hanyuma azareba ibyo ari byo, hanyuma nawe azatange amakuru ku zindi nzego zimukuriye kugira ngo hafatwe ingamba zikarishye zijyanye n'ubwirinzi. Yego, murakoze cyane. Hanyuma reka duhite tusimbukira nanone no kuri iyi ngingo ijyanye no gukoresha ikoranabuhanga mu kubika amakuru y'amatungo mu gihugu kugira ngo hatezwe imbere n'ubundi ubworozi. Reka noneho tuganire na Dieudonné. Iyi ni gahunda iteye ite noneho ije mu ruhe rwego, kubera iki ari ngombwa ko iyi koranabuhanga riza gukoreshwa nyakubahwa? Murakoze cyane. Iyi ni gahunda iri mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Intego yaryo ni ukugira ngo hakoreshwe ikoranabuhanga, habikwa amakuru y'amatungo mu gihugu mu buryo bwo guteza imbere ubworozi. Ikindi nanone ni no mu rwego rwo gushyira mu bikorwa gahunda igihugu cyayo kunoza uburyo busanzwe hakoreshwa ikoranabuhanga nk'uko bikubiye muri gahunda y'igihugu ya 4 yo kuvugurura ubuhinzi yo guhera muri 2018 kugera muri 2024 PSTI4. Ikaba ivuga ko u Rwanda rugomba kugira database cyangwa se ububiko bubika amakuru ajyanye n'imibare nyakuri y'aborozi ndetse n'amatungo boroye no gukoresha ikoranabuhanga mu buhinzi n'ubworozi. Bikaba bishingira ku itegeko nimero 33 yo mu 2000 ryashyizweho umukono ku itariki ya 6 z'ukwa 11 2022. Yego, rikaba rigenga amatungo. Yego, umuntu ashobora guhita yibaza noneho bizakora ko iyi system cyangwa se uburyo bwo gushyira amatungo muri database ni ibintu bizakorwa ku matungo yose cyangwa hari afite umwihariko? Bizakorwa ku matungo yose, ariko ku cyiciro cya mbere ikiri gukorwa ubu ngubu ku ikubitiro hazabanza inka. Nicyo kiri gukorwa mu mirenge yacu, mu midugudu yacu hose no mu turere twose tw'igihugu. Ibyo biri gukorwa uyu munsi. Yego, inka rero nizo zibanza, hanyuma andi matungo azakurikiraho nyuma. N'ubundi inka nicyo cyari ikimenyetso cy'ubukungu n'ubundi mu Rwanda. N'ubundi zigomba kubanza. Basigaye harajemo n'ingurube n'ibindi byose. N'ubundi ingurube zikomeye cyane. N'ubundi zikomeye. Hanyuma umuntu ashobora kwibaza noneho ku borozi bashobora kwibaza noneho n'akahe kamaro bifitiye aborozi
akamaro ka mbere ni uko reka mbikate mu buryo bubiri. icya mbere ni uko ku rwego rw'igihugu cyangwa ku rwego rwa RAB ndetse na minagiri n'igihugu cyose muri rusange tuzabona imibare y'ukuri y'aborozi n'inka zabo, bityo bikadufasha no kunoza ikoranabuhanga, tukabasha kumenya inkomoko y'amatungo aho izo nka zaturutse. ntabwo abantu bazongera kwibana inka. usanga kenshi mu Rwanda abantu birirwa buri munsi mu bugenzacyaha yatwibiye inka. ntabwo bizongera ko buri nka izaba ifite nabyita identification, nabyita ibiyiranga, iherena ndetse na fishi yayo. nk'uko umuntu nawe agira irangamuntu ifishi buriya tugira irangamuntu n'ifishi. n'inka rero izaba ifite irangamuntu yayo ku gutwi ndetse igire n'ifishi yayo kwa nyirayo. tuzamenya n'ibisekuru byayo, ituruka hehe, yabyawe yaturutse aha, n'iyituruka aha ngaha, n'iyituruka. icyo ni ikindi. noneho zizabasha no kugera ku masoko mu buryo bworoshye. niba inka igomba kuva i Nyamagabe ikajya ku Kamonyi ku isoko ryaho, bazaba bazi iyo nka aho yaturutse. yego ndumva byoroshye, byumvikana cyane. hanyuma rero byumvikana ni bande bantu bazakora iki gikorwa rero? igikorwa kizakorwa n'abantu bigenga, ese ni aborozi bazabigiramo uruhare, ni abaveterineri, ni bande bazaba bari muri iki gikorwa? ku bufatanye na RIAF. RIAF ni ihuriro ry'urubyiruko rukora ubuhinzi n'ubworozi. hari abagoronome bigenga bashyizweho mu turere, urubyiruko ruzadufasha muri icyo gikorwa. hari kandi n'abashinzwe ubworozi mu mirenge, abo bita abasaro, ndetse n'uturere ubwatwo n'abaveterineri babishinzwe mu turere, baba bigenga baba n'aba leta. bamwe umuntu akibaza rero buriya nabahe makuru rero y'ingenzi cyangwa se y'ibanze azashyirwa muri iyo sisiteme kugira ngo koko ya nka ibashe kuba iri muri database, umuntu amenye ngo irakurikirana gutya, birava ku gisekuru iki n'iki bigera kuri iki ngiki. icya mbere bazakora ni ukuyambika iherena. iherena nicyo cya mbere kizaba kiranga iyo nka, kuko buri nka izaba ifite umubare wayo w'iherena. hari nk'abantu bari kumva wenda tuvuga iherena wenda bakagira ngo ni nk'utungutu abantu bambara basanzwe bashyira ku gutwi. iherena rimeze gute, rikubiye n'iki? ni iherena, ni akantu bambika ugutwi k'agapulasitike, ariko navuga kanini kuruta rya herena abadamu bambara cyangwa se abagabo bambara, kanditseho nimero y'iyo nka. yego kandi izo nimero ntabwo zijya zihura na rimwe. yego ubwo ndumva bizaba byoroshye. hanyuma rero bazambika iherena, ubwo nyuma hazaba hari na fishe bazuzaho bafata amakuru y'umworozi, inka yoroye. noneho ibyo bazandika kuri iyo fishi, nubwo bazashyiraho inka ye, nimero y'iyo herena, yavutse ku yihe, yavutse ryari. ibyo byose nibarangiza babifate byose babyuzuze, amakuru banditse kuri iyo fishi bahita bayashyira muri sisiteme, ku buryo umuntu wese noneho azabasha kuyabona aho yaba ari hose. ikintu cya mbere rero kizashyirwa muri iyo sisiteme harimo umworozi nyir'inka ninde, amazina ye, irangamuntu ye, n'aho atuye, nimero y'iherena nk'uko ntangije kubivuga iranga inka, ubwoko bwayo, imyaka ifite. ibyo byose rero bikazashyirwa muri iyo sisiteme, ku buryo mu gihugu hose ubasha kugera kuri iyo sisiteme azabasha kuyibona. bikazoroshya no mu gutegura n'ibindi byose bikurikiyeho, byaba gukingira, byaba gutera intanga, byaba kuvura, byaba mu igenamigambi, no mu gutegura umusaruro uva kuri ayo matungo. yego mbere y'uko wenda tuza kubigeramo mu buryo bwimbitse kurushaho, noneho reka turebe, hari uduce tumwe na tumwe ryose gukoresha sisiteme bisaba ko aho hantu hagomba kuba hari netiwake, cyangwa se hari uburyo bw'itumanaho rigaragara, ihuzanzira rigaragara. nk'uduce tumwe na tumwe n'ubundi umuntu ageramo akaba atabona mu bijyanye n'itumanaho, aho bizagenda bite? aba ba veterineri bari kudufasha muri iki gikorwa, abigenga baba n'abandi, uburyo bwa mbere bahereho basaba kujya mu kazi, nuko bagomba kuba bafite izi smartphone cyangwa izi telefone
zirimo ikoranabuhanga mu gihe yaba ari gukora ahantu atabasha kubona interineti, ikintu cya mbere azakora ni ugukoresha telefone ye mu gufotora iyo fishi. noneho mu gihe avuye aho ngaho ageze aho sisiteme iri, aho netiwaka iri, azabyuzuza muri sisiteme. ngo bizaba bimworoheye ko nyine azaba ari ahantu netiwaka iri, ntabwo bizaba bikiri ku kibazo, kubera ko yafishi isigara kuri wa mworozi. ariko intuza ikintu cy'ingenzi agomba kwibuka gukora ni ugufotora ya fishi na telefone, akayisigira umworozi akabona kugenda. ntabwo mubonamo wenda izindi mbogamizi wenda zitandukanye, nko kuba wenda hari aborozi badashobora guhita bashishikarira cyane cyane icyo gikorwa kijyanye no kwambika iherena? yego, icyo cyo nacyo cyarateganijwe ko bishoboka ko aborozi bashaka kubigiraho ikibazo, ariko aborozi barasabwa kwakira abo bantu bazaba baje kubafasha, ndetse n'imirenge n'utugari ndetse n'imidugudu barasabwa gusobanurira abantu icyo gikorwa n'impamvu yacyo, ndetse na RAB. twese tuzafatanya mu kugira ngo icyo gikorwa kigende neza kandi dusobanurire abantu bose. nashishikariza rero abayobozi bo mu nzego z'ibanze batwumva gushishikariza no gusobanurira aborozi ko nta kidasanzwe kibaye, igikenewe ni ukumenya umubare w'inka no kuzishyira muri sisiteme. inka ntabwo bazazibaka, bazazigumana, ko kenshi usanga abahinzi b'aborozi bafite ari uko ubwo bagiye kora baratekereza bati bara bagiye kudusorera, nibyo ngiye kubaza, cyangwa se bagiye kuzidutwara. aho nta kibazo kirimo rwose, nta kibazo kirimo, ntawe uzamusoresha kubera iyo nka ye, nta n'uzayimwaka kuko bazayambika iherena yigumane, yewe n'ifishi azayigumana, nuvuga umwirondoro we n'ubundi niwe uzaba ufite. icyo tuzaba dukeneye gusa ni ukumenya umubare w'inka dufite, kugira ngo habeho kugena igenamigambi ku nkingo n'ibindi byose bishobora gukenerwa kuri zo. hanyuma rero muri icyo gikorwa birumvikana abazagikora bo twabumvise. hanyuma noneho umworozi we, noneho nyiri nka we, ni ikihe asabwa mu bijyanye n'iki gikorwa cyo gushyira aya matungo muri sisiteme? icyambere umworozi, icyambere asabwa ni ukwitabira iyi gahunda, kwakira abaje bamugana kugira ngo bamukorere iyo serivisi, bayimuhe, inka ibashe kugira kwambika iherena, ndetse ibashe no guhabwa iyo fishi. icyo ni kimwe. icya kabiri, muri uko kubakira azaborohereza mu kubaha amakuru ahagije. iyi nka afite yavuye hehe? ese ni inka ngewe nivukishirije? ni inka se yavuye muri gira inka nahawe muri gahunda ya gira inka munyarwanda? ni inka se nahawe n'umuvandimwe runaka ku bucuti twifitaniye? ayo makuru yose azayabaha kugira ngo babashe kuzuza yafishe mu buryo bwiza, kandi ari n'igihugu cyose bizabafasha muri rusange. hanyuma umuntu ashobora kwibaza, ngira ngo mu kanya turi kuvuga ku bijyanye n'ubworozi bw'ingona, ku bijyanye na Muryamo y'ingurube, hari aho twabonye yuko umworozi hari aho azacibwa rwose, azahabwa ibihano bikomeye cyane mu gihe azaba yatumye iki cyorezo gifata indi ntera, cyangwa se cyadukira amatungo ku buryo bukomeye, twabonyemo n'amafaranga n'ibindi. hanyuma muri iyi sisiteme, muri gahunda yo gushyira aya matungo muri sisiteme, nta bihano biteganyijwe ku borozi batazayitabira? aborozi bacu ni abantu bumva, ni abantu bashyira mu gaciro, ntabwo bazabyanga. ngiye mfite icyizere ko batazabyanga, ni nayo mpamvu iyo ngingo itateganijwe. niyo mpamvu iyo ngingo y'ibihano itateganijwe, kuko nta kibazo duteganya kizaba, kuko nta nabijemo, nta ndwara irimo, hariya ho harimo indwara, ariko hano nta ndwara irimo, ni igikorwa cyiza. ariko twabonye no kuba bamwe hari abatekereza ko wenda bazazisorera cyangwa bazagira akagera gutyo bakaba bakwanga nkana, ariko kuzishyirisha muri sisiteme. ikizabaho ni ukubasobanurira, ni ugufata umwanya uhagije, hakabaho gusobanurira aborozi ikiri gukorwa n'iki n'impamvu yacyo, kuko utamusobanuriye nanone ntabwo wamurenganya atakwakiriye.
ariko wamusobanuriye arakumva kandi akabishyira mu bikorwa ibyo umusabye. Ibyo nabivuga ku mpande ebyiri, navuga ari abari gukora kiriya gikorwa, ari ubuyobozi bw'inzego z'ibanze basobanurire aborozi ku buryo buhagije, ku buryo aborozi babyumva kandi bakabikora, ndetse byaba ngombwa nk'abajyanama b'ubuhinzi, abajyanama b'ubuzima bw'amatungo, umukuru w'umudugudu, ntuzagitifu w'akagari cyangwa undi mworozi ukomeye, ngira ngo bagakwiye kubera abandi urugero ku buryo n'abandi bose babona ko nta kibazo gihari. Yego. Hanyuma rero umuntu ashobora kwibaza se iki gikorwa giteganyijwe kuzatangira ryari, se cyaba cyaratangiye, niba kitaratangira wenda giteganyijwe kuzatangira ryari? Igikorwa cyaratangiye kirimo kirakorwa ubu ngubu. Ngira ngo hashize cyagomba gutangira ku itariki 12 z'uku kwezi. N'ubu kirimo kirakorwa mu mirenge wacu mu gihugu hose. Kizamara iminsi hafi 20 cyangwa irenga. Ntekereza ko nkurikije imbaraga zirimo muri iyo minsi 20 kizaba cyarangiye kandi ingurube zashyizwe muri system zose. Murakoze cyane. Turiho turaganira rero birumvikana kuri iyi gahunda yo gushyira amatungo muri database, cyane cyane inka, kuko arizo zizaherwaho. Reka rero twakire abaduteze yombi niba hari ibibazo bashobora kwibaza kuri ibijyanye n'iyi system cyangwa se no ku byo twaganiriye mbere bijyanye n'uburwayi bwa muryamo, ni icyorezo kiri mu ngurube, ndetse tunarebe n'ibitekerezo mwagiye mutanga ku rukuta rwacu rwa Facebook 0788553405 niba hari icyo wifuza kubaza aba batumirwa turakwakira hanyuma ukibabaze. Halo? Ngara mu gihe gisagara kigende. Halo? Ndakumva. Ubwo nisengare ni Auguste gisagara kigende. Yego Auguste. Ikiganiro mwaduteguye cyakuryoheye. Kubera indwara rwose ifata ingurube twungutse mu byinshi, igisigaye no kwitabira kugicira muri systeme. Yego. Murakoze cyane. Hanyuma witwa Twishimire Diedone wo Kuimana ati ndi Nyaruguru, ni ukuri indwara ya muryamira tubangamiye, ariko siyo gusa, atera n'ubundi burwayi bwitwa rushi, ati butuma zidakura, ati ese nabwo ubwabonerwa umuti. Yarago Vedaste raza kugira icyo ukivugaho, ni indwara ya rushi nayo ituma ingurube zidakura. 0788553405 niba hari abari ku murongo nabo turabakira hanyuma bagire ibyo baza aba batumirwa. Mugihe rero batari hafi reka mu mwabo kibasubiza. Yego murakoze. N'umworozi arakoze cyane. Indwara yarushe kuko ibaho kandi ni indwara mbi mu ngurube z'ibyiciro bitandukanye. Ni indwara akenshi ikunze kugaragara ikagaragarira ku rurimi. Iyo ufashe ingurube ukayasamura usanga ifite utuntu tumeze nk'utuvunja, reka mbivuge gutya, ku rurimi dusa n'umweru. Utwo tuntu rero dusa tumeze nk'amavunja tuba ku rurimi, tuba no mu nyama zo ahangaha mu misaya, ariko ubundi ingurube nzima iyo uyasamuye ukareba ku rurimi usanga n'utwo tuntu tumeze nk'amavunja. Ni iki rero? Ni teniya. Ayo ni amagi ya teniya ubundi. Ni amagi ya teniya, kandi ubundi ingurube irwaye rushe iyo bayibaze bagomba kuyitaba. Twabyirinda gute rero? Twabyirinda akenshi mu bworozi gutanga imiti y'inzoka ni ingenzi. Ni ihame. Umuntu rero ufite ubworozi ni byiza yuko mu gihe iki n'iki n'ibitungo bye rihaka tugenda agenda kubyara ishigaje iminsi 15 azatangirira miti ivura inzoka cyangwa irinda inzoka.
niba afite itungo rimaze kubyara nyuma y'amezi aya n'aya 2 3 azatanga ya miti irwanya inzoka, icyo gihe nta rushi azabona mu bworozi bwe. Na twatuguru bavuze two kugwingira azaba yaraturinze, tuzavuka nta nzoka zifite. Naho rushi ni indwara iboneka mu ngurube iterwa na teniya. Yego, murakoze cyane. Hanyuma reka tugaruke kuri des données. Ibyo byose muri iyi systeme hari abazagira bakagenda bahura n'utubazo dutoya wenda, kandi abaje kubabarurira inka wenda badahari, bamaze wenda nko kugenda, nta umurongo runaka waba uhari cyangwa se umuntu aramutse wenda akabazo uko yabigenza gute? Hari umurongo uteganijwe kuba wakoreshwa n'umuntu wabagize ikibazo. Uwo murongo ni 46 75. Nawe usubiramo 46 75. Inshuro ya gatatu 4 6 7 5. Yego, ni umurongo utishyurwa. Umuntu wese wabagize ikibazo ashobora guhamagara kuri uwo murongo, bamwakira bakanamufasha. Allo? Ndabona hari uri. Aro. Yego turakumva. Ni Munyantwari Atanaze ndi Rusenge muri Nyaruguru. Ngese Satanaze. Turimo turasobanukirwa kuri ubwo burwayi bw'ayo matungo. Yego. Ariko icyo cyo kibazo ni kuri Muryamo n'ubundi ngiye kugarukaho n'ubundi mugenzi wa Rushi. Uraha ko Muryamo nyine wenda yakonetse tukabona nkaho isi bose cyangwa se abantu barenga 10 ingurube zirapfuye kwa kundi umuntu avuga ngo Muryamo yakeye. Iyo Muryamo ikaba itagaragara wenda itari senda wenda tukaba utayitatse ngo uyibone nk'uko umuntu abona Rushi. Yego, uriya ndwara iyo barebye basanga ni umwuka wenda ugumanye cyangwa se ni iki. Yego, ndumva ari cyo kibazo kuko ikintu kitagaragara wenda ngo wayisanisha na Rushi ube wayitatse ngo uyisase ngo uyibone cyangwa se igaragazwa n'amaso. Icyo kintu ngira ngo bangarukiraho batumirwa bansobanurire. murakoze cyane. Aravuga ati Muryamo ni indwara utabonesha amaso gusa, urushi iyo uragenda bakayihandura nk'utwo tuntu avuga ukanayikoraho ukumva ko ari utuntu tumeze nk'amavunja. Ati naho Muryamo yo yaba ari umwuka, ubundi ni indwara iteye ite kugira ngo basobanukirwe. Vedaste. Yego, murakoze. Arakoze nawe uno mworozi, ariko reka ngaruke kuri kimwe n'uvuze ko Rushi bayihandura ubundi biriya ntabwo byemewe. Hari abantu buriya bazihandura kugira ngo bashobore kuzigurisha, kubera ko umuntu uje kugura ingurube agasanga ifite Rushi, kubera ko niyo bayibaze veterineri akayipima bayitaba, buriya ntabwo byemewe, ahubwo uriya muntu agomba gukurikiranwa agahanwa. Yego, kandi nkomeze nsubize no mugenzi n'umworozi nkuko nabikomeje, wenda ashobora kuba yadukurikiye atinze. Yego, Muryamo ni indwara iterwa na virusi. Kandi tuzi ko virusi iri mu dukoko duto tutaboneshwa n'amaso yacu. Iri mu mubiri rero ntabwo washobora kuyibona, ahubwo igaragazwa na bya bimenyetso navuze tugitangira. Ubwo rero Muryamo hari ibimenyetso bigaragara twavuze kandi bifatika. Iyo yagaragaye mu ngurube cyangwa se ufite ifamu y'ingurube nyinshi, Muryamo irigaragaza. Ikibazo gihari cya mbere ni uburyo aborozi bishyizemo ko ingurube ari indya byose. Iryo jambo rikaba ikibazo gikomeye mu kumva ijambo irya byose. Usanga bagira gutya ibyo batetse bidahiye cyangwa bihiye byose bakanagamo, ibyo bateruye mu maresitora batazi n'ibirimo bakajya kuyiha. Hari n'aho bayiha wa mwanda twege dusohora, ugasanga iri hafi y'umusarani, ibintu nk'ibyo ngibyo ikajya gutoragura uwo musarani. Ibyo byose nibyo bibazo bitera iyi virusi. Murakoze cyane. Turi kugana rero n'ubundi ku musozo w'iki kiganiro. Mbere yuko n'ubundi dusoza n'ibirumvikana, reka tugaruke kuri Diedone hanyuma aduhe ubutumwa bw'ingenzi bukubiye wenda muri iki gikorwa, kugira ngo aborozi nabo babashe kucyitabira kandi babashe kubona akamaro kacyo neza, bizabasha no guteza ubworozi bwabo imbere. Icyambere cy'ingenzi gikomeye ni ukwakira abaje kubafasha, abaje gushyira ariya matungo muri system. Yego,
icyo ni kimwe. icya kabiri ni ukubaha amakuru y'ingenzi ku bijyanye n'inka zabo bafite. icya gatatu nakibwira inzego z'ibanze ndetse n'abandi bafashamyumvire gusobanurira aborozi iki gikorwa icyo kigamije. icyo kigamije nk'uko twabivuze ni ukugira urutonde, ni ukugira ububiko bw'inka zose ziri mu gihugu cyangwa bw'amatungo, kuko iki ni icyiciro cya mbere ariko hazaza n'ikindi cyiciro cya kabiri. ikindi ni ukumenya kugira ngo habeho hategurwe igenamigambi, ubwo bubiko bugomba kuba bwuzuye bukoze neza kugira ngo byorohe, kugira ngo rero bukorwe neza ni uko buri wese, baba aborozi, baba abayobozi b'inzego z'ibanze, bose bajyanamo ku buryo iki gikorwa kigenda neza muri iyo minsi yateganijwe, iminsi 20. Yego, murakoze cyane. Hanyuma Vedaste, namwe ubutumwa mwagenera aborozi ku bijyanye no kurinda no kurwanya iyi ndwara ya muryamo, cyane cyane tunagaruka no kuri aho ngaho bavugaga n'ubundi bavuga bati ntabwo dushobora kubura n'ubundi kujya kuzana ibyo kurya hirya no hino mu mihana bazanira ngo bariko batazi neza ngo nibiheba cyangwa se bazijyana ku gasozi. Niyo butumwa bw'ingenzi mwatanga. Murakoze. Ubutumwa bw'ingenzi twaha aborozi ni gukaza isuku n'ubwirinzi mu bworozi bw'ingurube. Hanyuma bakirinda kugabura nk'uko Dieudonne bikomejeho nawe, kugabura ibiryo biturutse ahantu hadasobanutse cyangwa biturutse ku ngurube ni yaba yarwaye. Ikindi ni uko abantu bagomba gusuzumisha amatungo yabo. Aborozi bumve yuko hano mu karere kaho dufite laboratoire. Ntabwo bivuze ko laboratoire izapima indwara ya muryamo, ariko nk'iyo ndwara ya rushe bavugaga cyangwa izindi ndwara ziterwa n'uburondwe ku nka, izindi ndwara ziterwa n'inzoka, dufite laboratoire ipima izo ndwara. Kandi ngo dushishikariza aborozi bajye bapimisha indwara zitandukanye, bagora veterineri babegereye, natwe batugane laboratoire herera mu irango, hanyuma tubafatire sample, hanyuma tumenye ngo itungo ry'umuntu rirwaye iki, hanyuma azavuze avuga ngo agiye kuvuza iki n'iki. Kandi tukamenya yuko abantu bagomba kugira isuku. Isuku nk'iyo rushe n'umworozi yavugaga, ubundi iterwa n'umwanda waturutse ku muntu, ingurube ikaza ikarya wa mwanda, ingurube igafata ya teniya, noneho ikaba iturutse kuri wa mwanda waturutse ku muntu.